Oh yes, reka dukomereze naho twari tumaje kuba twagera. Ubwo Mr. Ru nuko baje kuba bamureba bamubwira ati ni karibu, mwinjire. Ngo bakozi nyine bazaga kuba bamureba. Yari amaje kuba yafata umwanzuro kuba yata umugore we bitewe n'ibyo yari ari kubona birimo biramucanga. Ariko reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo bakatwereka hawo ndetse na wa mugore we yitomboreye nuko batahaga gake barimo bariyizira. Waza ubabaza iki? Ubwo hawo nawe yari yaratomboye yatangiye kuba yakitegereza akamubwira ati Ruwo, ati bimeze gute? Ni iki kintu urimo uratekereza ibiki? Ubwo nyine akibaza agahita amubwira ati nta birenze, nta kintu ndimo ndatekereza. Ubundi nawe agatangira kuba yamubwira ati se ubundi ikari impumyi, urakeka ko ari buze kuba yamenya ahantu agiye? N'ubundi araza kuba yagaruka. Ubwo ni wa mugabo nyine akamubwira ati n'ubundi uriya ni impumyi, ntago ari buze kuba yatinda, araza kuba yakigarura, nta hantu na hamwe yajya. Akamubwira ati Ruwo, ese kuri kure cyane mu bitekerezo bite byawe, cyangwa ndimo ndakurogoya? Ntago ushaka kuba wamvugisha? Ndi kubona pe wibereye kure mu bitekerezo, ntago ushaka undi muntu muvugana? Umukobwa agatangira kuba yamukora akamwica mu mutwe amubwira ati ngewe ndacyababaye cyane. Undi akamubwira ati uracyababaye se? Hoya nanjye nakize, ariko ntugumye kuba wababarira cyangwa se wagira impungenge kuri iriya mpumyi, iraza kuba yagaruka. Umukobwa nawe akamubwira ati ibyo ngibyo ndabizi neza, araza kuba yagaruka kuko uriya ni impumyi, ni hehe yajya? Ahubwo twegera imbere, reka nze ndajeho gatoya, reka nze. Ubwo umukobwa nuko nguko yagiye, ariko cya kigabo nacyo kiri aho ngaho kivuga ati ehehehe, ibintu birimo biragenda gake pole, ibyanjye birimo biragenda aho ngaho. Yafashe amadokimanagaho, ariko kwitegereza neza ahantu anazi, dore ngo arahasanga andi madokima, arayitegereza ati ibi ni ibiki biri aha ngaha? Reka mbanze ndebe ibi bintu, mbanze menye ari ibiki. Ubwo nuko nguko yarebye, ariko kwitegereza neza ni impapuro za divorce, ukamenya ko umugabo yari akomeje kuba yasaba divorce, idore yari yazisize. Umugabo nawe akabyitegereza akavuga ati ariko kurambura hari harimo amafoto yabo barimo baragira ukuntu bigenza. Ubwo yararebye aritegereza ati ibi bintu se birashoboka? Ibi bintu ni ibiki? Ubwo dore kwitegereza ngo arahita abona amafoto yabo bibereye mu byabo, umuti w'abarundi cyangwa se umuti w'umurundi barimo barawuhanahana. Akibaza ati ibingibi ibi ni ibiki? Bwo kureba neza yahise yumva hari urimo urafungura. Ubwo ni Ruwo yahise abika ya mafoto yabo umugabo yabafashe, ahita yabika. Ubwo umugore yaje amubwira ati se bimeze gute? Undi ahita amubwira ati Ruwo, bimeze gute? Ahubwo wowe akira abanza ureba aha ngaha, idore ukuntu bimeze. Uzi uko umugabo wawe inyuma na nyuma birangiye afashe umwanzuro. Ubwo nyine umugore aritegereza ati ni ibiki? Ati reba hano aha ngaha hariho divorce, yagusigiye divorce aha ngaha, reba byitegereze neza. Ariko ya mafoto yo ahise ayatsimba, ntago yagaragaje. Umugore n'amatsiko menshi no kureba cyane yahise avuga ati ngo iki? Reka mbanze mbyirebere nihere ijisho, ndebe kureba neza n'impapuro za divorce. Yihutira kuba yareba neza akareba ati nibyo se? No kwitegereza neza abona umugabo we yasize asinye. Ubwo nyine umugore nawe igisigaye ni ukubyemera. Ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati izina ryanjye. Ubwo nyine umugore niwe wari wasinye, akavuga ati gute bino bintu byashoboka? Ibi bintu bishoboka gute? Gute nigeze nsinya aha ngaha ko ngewe ntabizi nasinye? Byashoboka gute ko naba nasinye? Ni gute bishoboka? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakibuka igihe umugabo amubwira ati hano hari dokima nashakaga ko nsinyiraho. Umukobwa nawe aravuga ati ibyo ngibyo gusa, ariko agatekereza ko agiye kuba yahura na hawo, akavuga ati reka ngire vuba nigendere. Ntago yigeze asoma cyangwa ngo abe yazuyaza. Umugabo nawe yaramubwiye ati sinya aho ngaho. Ubwo yihutiye kuba yajya kwirukanka ngasinye we yigendera ajye kuba yahura n'uriya mugabo babana mu nzu cyangwa se w'umwinjira. Ntiyigeze amenya ko ari divorce. Umugabo nawe byose arimo arabyitegereza, akamwenyuramo agaseka.
ubwo umugore byose arimo arabyibuka ko ari we wisinyiye, nyine bakoresha ibintu by'amazina yabo. Ahita atangira kuba yamubwira ati se basi hari ikintu waba waguze, hari ikintu wigeze kuba wagura, iyo hari ikintu wigeze kuba wakenera kugura uguze nyine zino dokima nibyo bikubiyemo aha ngaha. Ariko umugabo aramubwira ati nta birenze, nta mpamvu, ibyo ngibyo ntago ari ngombwa. Undi rero aramubwira ati nta kibazo, reka mbe nagenda, turasubira sheri, turasubira nijoro. Ubwo yamutaye mu nzu ariruka ngo agiye kuba yahura na Hawo. Undebere nyine nawe. Ariko umugabo yari yifitiye imipango yo kuba yakisubirira iwabo, akisubira kwa papa we akajya kuba yayobora ibyabo. Umukobwa we yagiye atarwiyambitse ngo aramusize ngo agiye kuba yareba umuhungu ufite ubwatsi cyangwa se bikundanira. Aragenda umugabo nawe bamusiga aho ngaho agatangira ati bayi bayi, bayi bayi. Yaramusezeye ati bayi bayi ngona, hoshi hoshi, tomanyira. Ubwo nuko nguko yasigaye aho arimo aravuga ati ruwo, akitegereza divorce akavuga ati twebwe. Ubwo n'umugabo akavuga ati reka reka ntituzongera kuba twahura ikindi gihe. Ubwo umugore nyine arimo aribuka ukuntu byaba byagenze kugira ngo abe yasinya, yisange yasinye hari akavuga ati oya ntago ngiye ndimo ndemera divorce pe. Ubwo agiye kugenda umugabo aramubwira ati we ibite byawe ruwo, bimeze gute ruwo, ugiye kuba wajya hehe, ni ikihe kibazo ko mbona wacanganyikiwe, ugiye kuba wajya hehe? Ubwo umugabo yatangiye kuba yafata umugore amubaza tugiye kuba wajya hehe. Umukobwa akamubwira ati reka reka ntago nemera divorce, reka reka. Undi akamubwira ati ruwo wanyumvishije ko kuri murajya he, nta hantu ugomba kuba wajya, ni ukuri nyumva, ni ikihe kibazo ufite ikihe kibazo mbere na mbere? Ubwo akamubwira ati wowe mureka agende, none se niba yagiye hari ikintu biri buhindureho, murekuriya rwose agende, niba ari na divorce ashaka nta kintu bitwaye, nta kirenze, nanjye ndahari. Ariko umukobwa akamubwira ati hoya reka reka reka, ibyo urimo uravuga wapi wapi, ntabwo nshaka kuba nasinya, ntabwo nashakaga kuba nasinya divorce, reka reka ntabwo nabyemera, ndeka rwose ntabwo nshaka kuba natandukana nawe, reka reka. Ubwo umuhungu akamubwira ati se ruwo wanyumvishe bite, wanyumvishe koko? Ubwo akamubwira ati niba ni koko ashaka kuba yakora divorce, ndumva ngiye byaba ari byiza pe, ndumva ari byiza kuba yakora divorce, nta kintu na kimwe bitwaye. Ahubwo se ugira ngo urumva atagutabaye kuba wabana n'umuntu nk'uriya w'impumyi? Ndumva nukura gutabaye. Reka twebwe turi babiri nta kintu cyatunanira, reka dukomeze tugire utuntu twikorera kandi tuzabaho ubuzima bwacu. Waretse tukikomereza ibyacu, ifungura amaso urebe neza ubuzima bwacu ukuntu burimo burendereye. Umukobwa akamubwira ati gute, ibyo bintu bishoboka gute? Reka reka ntago nabaho ntamufite. Ibyo ngibyo rero niyo mpamvu ntarimo ndashaka ko dukora divorce, ntago nabaho ntamufite, ngomba kuba nakora ikintu cy'ubusazi nkaba namugarura, ntago nshaka divorce, ni ukuri ndeka. Ariko umugabo agatangira kuba yamwigisha akamubwira ati wowe wigenda. Ariko umukobwa yaravuze ati reka reka, icyo ngiye kuba nakora ni ukumushaka. Ariko yitegereza za mpapuro za divorce aravuga ati hoya reka reka, ibi ngibi ntago mbyemera. Yarazifashe aracagagura, ajya harazikatagura, arazikatagura avuga ati reka reka ngiye ntago nshaka gukora divorce nawe, kuko sinabaho ntamufite. Ariko izi sinjuga we ngo ntago yaba hatamufite, kandi ureba ibintu arimo arikorera. Ubwo agatangira kuba yavuga ati hoya ntago yansiga. Ariko akamubwira ati se ko mbona yaguhaye divorce nyine, urumva ibyo bintu koko atabikoze yabipanze? Umukobwa akavuga ati reka mbanze ndebe ibintu byiwe niba bikiri aha ngaha, ndaba nabimenye. Ubwo niko yirukansa avuga ati reka ndebe niba imyenda ye cyangwa ibintu byiwe byose biri aha ngaha. Hawo nawe aravuga ati reka mbanze ndebe koko ibi bintu ukuntu bimeze. Umukobwa yarirukanse arirukanka avuga ati reka ndebe ahantu hose, ndabizi ibintu byiwe biracyari aha ngaha. Aragaruka ubwo kwitegerezaho amagariderobe, ububati, ibintu byose yapakuruye yabijyanye. Ubwo umukobwa agatangira kuba yavuga ati ye. Ubwo nahawe nawe yagezaho, ubwo ngubwo bose birabacanga, baribaza ati ye ibi bintu se koko ni ibyanyabyo? Gute ibi bintu bishoboka? Ntago nge nabyizera iko byaba byashobotse. Gute impumyi yaba yagiye
igute yaba yagiye? Ubwo ni wa mugabo nyine urimo uravuga ati imyenda yiwe yose yayipakiye yayikuye mwaha ngaha. ubwo nyine agatangira kuba yavuga ati yabikuyemo hano muri garderobe, ibintu byiwe byose nta na kimwe kiri mwaha. ubwo umukobwa yatangiye kuba yakibuka ukuntu byagenze, yabonaga umugabo nyine arimo aripakira utuntu twenda ntabe yabyitaho cyangwa ngo abitinde, akavuga ati uyu ni impumyi, nta kintu na kimwe yapanga kuba yakora, ibyo arimo arakora byose ni byiza. akabona umugabo arimo aripakirira imyenda gake gakeya, akavuga ati reka uyu nguyu nta birenze, nta bintu birenze biri aha ngaha, napakire namubwira iki? ntacyo namukora, ntacyo namutwara, napakire. umugabo nawe akaza akipakirira, waza umubaza iki? waza umubwira iki? iko yari arimo aripakirira yifitiye gahunda yo kwigendera, ariko umugore we ntiyayigeze abimenya, yagiraga ngo ni imikino, ariko imikino irangira ivuyemo nyine ibya bindi. ubwo nuko nguko yapakiye gake gake umugore byose, yegeze kuba yabica urwaho yirebera gake gake, ariko ntiyabyitaho, avuga ati ni impumyi, nta kintu kirenze kiri aha ngaha, reka nta kintu na kimwe kirenze yakora cyangwa yatekereza. umukobwa akabyibuka, dore ngo amabere arikora atonsa, ariko wa mugabo agatangira ati siruwo, bite byawe? ni ikihe kibazo ubundi ko mbona wapanitse wahangayitse cyane? ni ukuri biriya byose ndeba mu maso, uriya ni impumyi, rero kuba wangereranya nawe ni ibintu bihambaye. njye ndareba cyane, rero turatandukanye cyane, ni ukuri wantekerejeho, ntekerezaho ndeba mu maso. umukobwa ahubwo yahise avuga ati so ahubwo ibitabo biri hehe? ibitabo biri hehe? reka mbe nareba, ntabwo ndimo ndabibona aha ngaha, ibitabo byaba biri hehe? ntumbaze ngo ibitabo arimo aravuga ni ibihe. ubwo agatangira kuba yavuga ati biriya bitabo ngomba kuba nareba, biriya bitabo byiwe biri hehe? ubwo akavuga ati ni iby'agaciro biriya bitabo, reka mbanze ndebe niba biri hano, ubu ndetse mbanze ndebe niba biri hano. ubwo niko yirukanse, ariko hawo uw'ibyo arimo arakora byose bamubwira ati mvira mu nzira, hoshi toka kure. ubwo nuko nguko umukobwa yaje yirukanka cyane, arimo aravuga ati ibitabo ibyiwe biri hehe? ibitabo byiwe ntumbaze ngo ibitabo arimo arashaka ni iby'iki? ubwo nuko nguko yaje atangira kuba yagenda areba mu tubati, yitegereza vuba vuba, ariko agasanga nta kintu na gitoya kirimo. waza umubaza iki? iko yahukanye akigendera, agasiga ikosho akayisiga mwaha ngaha, avuga ati reka ngewe sinshoboye kuba nakishyiraho igisasu nkawe, ngende. kubwo umukobwa akavuga ati hoya, gute ibi bintu bishoboka? ibi bintu yaba yankoze ni ibiki? ibi ntago ari ibya nyabyo, hoya ntago ari ibya nyabyo umukobwa kubyakira cyangwa se kubyiyumvisha byo, byanze ntago biri hano hafi. akavuga ati hoya ntago ari ibya nyabyo. ubwo bagahita batangira no kutwereka ukuntu umuhungu yipakiriye imyenda gake gake yiryoheye, agiye kuba yava mu menyo y'abasetsi, mu menyo ya rubamba. nuko nguko yapakiye avuga ati ngewe tayari, igikurikiyeho ni ukwigendera. mwaza mumbaza iki? mwaza mumbwira iki? ko ndimo ndabapepera mbasezera gake gake. tayari yipakiriye imyenda gake gake, afite gahunda yo kuba yakigendera. ariko nkubwira ati inshuti yanjye, byaba bitangaje, binababaje cyane kuba turimo turarebana ino nkuru, ukaba ugeze kuri ino episode utari wareba neza. niba utari wakora kuri subscribe, usanze utarayikoze ukaba wayikora, ukajya muri komenti ukatubwira uko ino nkuru cyangwa se kano gasizoni urimo urakabona, ukuntu waba warakabonye, uramutse karimo karagushimisha cyangwa se urimo urishima, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. ubwo nuko nguko umugabo yatangiye kuba yakitegereza, akareba amafoto ye ari kumwe n'umukobwa, akagira gutya akavuga ati sikigari we, agahita yubika avuga ati wowe ibyanjye nawe se ntibirangiye? waza umbwira iki? waza umbaza iki? ubwo nuko nguko aho hari ibindi nabyo biri aho, harimo n'impeta, harimo n'utundi tuntu twose twose. atangira kuba yabifata byose, agiye kuba yabijyana nta mpamvu yo kugumana n'igisasu. umuntu ukweretse ko ari mubi nyine aba yakwiyeretse, uba ugomba kuba wagira ukuntu umwirinda ukamwitwaraho, nta mpamvu yo guhatiriza cyangwa se gukomeza kurwana ubwo ngubwo. niba ari ibyo bitabo yavugaga, niba ari bihe, ariko hari ibintu umuhungu yapakiye arabijyana, ahita yifungira ivarisi ye. waza umubaza iki? ubwo hawe nawe yaje ahantu
umukobwa yasariye ubwo ngubwo arimo aracakaza ahantu hose amubwira ati se we Ruwo ubwo akaza amubwira ati Ruwo bite byawe kuri kure cyane ese wanyumva ubwo umuhungu agatangira kuba yamubwira ati se wamuretse akagenda mureke nta kibazo agenda ahubwo yaba ari amahitamo meza yaba yahisemo kandi byaba ari byiza kuri twebwe mureke yigendere njye ntabwo nzakwicisha irungu nta kintu uzamburana ikintu cyose nzakiguhereza mukundwa ndagukunda cyane wanyumva koko njye nta kintu kizatuma cyangwa se nta kintu na kimwe nzatuma ikikubabaza icyo uzakenera cyose uzambwire nzaguhereza si byo rukundo rwanjye yewe wanyumvishe se umukobwa wari kure cyane mu ntekerezo undi akamubwira ati se hari ikindi kibazo ufite utari muranyumva wanyumvishije koko ariko umukobwa nta kintu na kimwe arimo arumva umugabo nyine nawe akagumya amubwira ati ndi hano wanyumvishije koko ese uri hano ubwo akamubwira ati buri gihe cyangwa se igihe cyose uzaba unkeneye nzaba ndi kumwe nawe ahubwo mpereza ikibiza umukobwa akamubwira ati wegenda hoshi mva impande tayari ubwo ukamenya ko umukobwa nyine zamwakiye byahinduye isura ibintu byose byahindutse waza uvuga iki ubwo ngubwo nuko iminsi nyine irimo iragenda yikaraga yihirika umugore nawe nuko nguko ariryamiye nuko nguko yabyukaga avuga ati mana yanjye ko mbona bwakeye ibi bintu noneho ni ibiki ubwo umugabo yabaga yiryamiye waza umubaza iki ko yinjiye mu rugo noneho ubu ngubu ari ukujya aryama umunsi wose waza umubaza iki ubwo umugore nuko yabyutse ariko gutangira kwitegereza kuri telefone abona habaye 5:00 umugore yararebye ati mana yanjye ibi bintu ni ibiki ubwo kwitegereza neza hari habaye 5:00 aravuga ati Yesu wanjye ibi ni ibiki ati 5:00 ubwo aritegereza neza kureba atangira kuba yavuga ati ngiye kuba nakererwa akazi nanone ngiye gukererwa kujya ku kazi nanone ariko nyine umugabo akamubwira ati we uri mu biki wowe uri kuri murambuza kwiryamira wareka kunsakuriza nkiryamira wowe bite byawe ubwo umugabo nyine ukamenya ko yarakaye amubwira ati we waretse kuba wansakuriza nkiryamira ariko ikintu umukobwa yatangiye kuba yatekereza ati yaza kuba ari abambwiye ngo tubyuke cyangwa se aba yambyukije kare ibi byose bitari byaba dore bya bindi bita kuba yatangira kwicuza cyangwa se kuba nyine yakumva ko arimo aricira urubanza ubwo arimo aravuga ngo yaza kuba ari aba yambwiye ati byuka kare byuka ubwo umugore yatangiye kuba yakitegura ngo abe yajya mu kazi akavuga ati mana yanjye nakerewe se ubu ngubu harimo ikintu mbe narya ariko kwitegereza neza firigo yambaye ubusa habe n'ikintu na kimwe kirimo habe n'amazi habe n'iki cyangwa se n'igishishwa icy'urubuto cyaba kirimo aha ngaha wagira ngo yanasize abanjije kuba yahoza idore umukobwa ngo arabanza kuba yakumirwa akavuga ati ye ibi bintu se ni ibyanyabyo ndimo ndareba neza cyangwa hari ibindi bintu ndimo ndatekereza ubwo agatangira kuba yakibuka ukuntu yajyaga abyuka umugabo we arimo aramutekera amubwira ati Ruwo ati ndabizi umaze kuba wakitegura ugiye kuba wajya mu kazi ariko ba wihanganye ibyatinze kuba byashya ariko reka nzi nguhereze ube warumaho gatoya ndakeka kino breakfast irabiryoshye kandi ari nziza kuri wowe urabikunda nagukoreye akajya uyu munsi si byose ubwo umugabo yari amwitayeho birenze amwitayeho cyane ariko umukobwa ntiyigeze abibona ko uyu nguyu ari we yari akeneye ahubwo we yahise avuga ati reka nzi nishakira undi uzajya umpoza amarira uzajya ureba ahantu uyu nguyu atareba ubwo agatangira kuba yamubwira ati nzahorana ndi kumwe nawe kandi umenye ko udatetse wenyine dutetse twese umugabo nyine agatangira kuba yakishimamo undi nawe akavuga ati hoya ntago wowe utetse ntago natuma wishyira mu byago witeza ibibazo reka ngendaza kuba nabyikorera hoya ntago nabyemera kuba barira mu gikoni ntukajye ugira ikibazo kandi ibintu byose nzajya mbikora ntukajye unatekereza kuba ntanareba ubwo n'umusore nyine yari arimo arabibwira umukobwa ariko yabaga yidagaduye ariko arabyutse kureba muri firigo asanga habe n'igishishwa cy'urubuto
ikibereye muri firigo. Ubwo ngubwo yagize umujinya avuga ati ngandebera ibi bintu koko ni ibiki, ubu ibi bintu ni ibiki? Ubwo ngubwo dore nuba ari imirabyo irimo irakubita gake gake irimo irakubita. ubwo umukobwa nuko nguko yahise avuga ati akazi indatashye. ubwo nyine ni amasaha yo kuba bataha bava mu kazi, ariko arimo arataha dore imirabyo ngo irimo irakubita, imvura irimo iragwa. yahise afata telefone ahita atangira kuba yahamagara hawo ese we mugabo se winjiye mu rugo? ubwo yatangiye kuba yamubwira ati hano harimo haragwa imvura, rero nagiraga ngo mbe wanzanira umutaka, imvura imeze neza nabi. undi akamubwira ati we ihangano yitegereze nyine ihite, nanjye mfite utuntu nibereyemo, ihangano yitegereze ihite bwo nibwo uri butahe nihita, siko bimeze si. umugabo agahita anakupa avuga ati ngewe w'indogoya ndimo ndirira, wazumbaza iki, wazumbwira iki ko mpuze? umugabo ntakina. umugore batangiye kuba bamuhangayikisha bamubwira ati ngewe ubu ndetse ndahuze, utegereze iyo mvura ihite, urataha nyine imvura ihise. tayari umugore nuko nguko bamubwiye, bakamubwira ati we tegereza imvura ibanze ihite, nihita nibwo uri butahe. ubundi se hari ikintu uje kuba wakora? hano hari umurimo uhari ngo uzuwuhinge. ubwo yatangiye kuba yakibuka wari umunsi umwe imvura nabwo irimo iragwa, yakitegereza hanze akabona imvura yakwirakwiriye cyangwa se irimo iragwa, imbeho igamukubita, akavuga ati mana yanjye ubu ndataha gute? ndategereza ino mvura ihite. ubwo ngubwo yareba akibaza ati ino mvura ni nyinshi ntabwo nayigendamo, wapi. ariko aho hafi hari urimo uraza n'inkoni imwe y'impumyi, ugahita umenya ko ari umugabo we nyine wari uje. undi yahise atangira kuba yamubwira ati sheri, yewe sheri. ubwo nuko nguko umugabo yumvishe wari urimo uramuhamagara ati sheri. ubwo nyine yari yashobewe ahantu yaraje atarimo arahumva neza, ariko yumvishe ari umuhamagara sheri, ahita aza yirukanka yari amuzaniye umutaka. urebe nawe nyine ukuntu umuntu yibuza amahirwe. undi yahise atangira kuba yamubwira ati imvura yari irimo iragwa, rero unyihanganire kuba wahagaze igihe kinini, narinje kuba nakureba ngo tube twajya mu rugo, ngwino tugende. ariko umugore byaramurenze atangira kuba yamubwira ati sheri, none se kutareba ni gute wambutse imihanda uje kuba wandeba unzaniye umutaka ngo utware ngo tujye mu rugo? ibi bintu koko gute uba wishyize mu byago, uba wishyize mu byago pe. undi akamubwira ati hoya reka icyaba cyose nakagombye kuba naza kuba nagufata kuko ino mvura nta kintu ivuze uruhande rwawe, reka ino mvura nta kintu ivuze iruhande rwawe, niyo mpamvu naje kuba nagufata. nyumvira umuhungu nyine kuba yamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo umukobwa, ariko ibyo yamukoze namwe murabizi. bakaza kuba bamucyura, imvura irimo iragwa. ubwo nuko nguko arimo arabyitegereza, ariko abikojeje umukoboyi barimo barabana. aramubwira ati we yitegereze ibanze ihite, kuko nta murimo ufite uje kuba wahinga. we tegereza ibyo ngibyo urimo urigira ni ibiki ngo nkuzanire umutaka? idora amarira nuko nguko yatashye. idore n'imvura yitahamo kubera kumucanga, abandi barimo baritahira mu mutaka, ariko we yayitashyemo. umujinya wamurenze, ibintu byamurenze. ubwo nuko nguko yatashye yakonje yanyagiwe. idore ngo gutaha, umugabo nawe aba yifitiye utuntu twe aba yibereyemo, waza umubaza iki, waza umubwira iki? umugore kwitegereza neza ati ngo iki? dore umugabo nuko nguko arimo aravuga ati genda, ariko musige muceho. ukamenya ko umugabo arimo arikinira game, waza umubaza iki? imodoka yahanishije avuga ati wowe irukanka badusize. undebere nawe umugabo mu rugo niwe umugaburira, uyu nguyu nta kintu yakugezaho. ubwo umugore yaravuze ati iki? ibi bintu nimo ndabona nibyo? umugabo warimo arikinira game, waza umubwira iki? iko yahanishije avuga ati ngandebera iyo modoka, ubundi iragenda. kuki nahisemo ino modoka? ubwo umugore yaje amubwira ati hawo we kubera iki utaje kuba wamfata kandi imvura wabonye ko irimo iragwa? ati ntabwo wabonaga ko basi ngiye no kuba narwara ninyigendamo? ntabwo wabitekerejeho? basi se wampaye icyayi gishyushye, wampaye icyayi gishyushye? undi akamubwira ati we waretse kuba wansakuriza, ntabwo ndimo ndareba ku ruhande, ndi bize, mbabarira. umugabo nyine ukabona ko yibereye bize, amubwira ati we mbabarira, ndeka njyenyine ndimo ndakina, ndi bize, ndahuze.
umugore deba ukuntu arimo arareba, ibintu birimo biramucanga, ibintu birimo biramurenga, dore amarira, dore agahinda, mana we. Umugore nuko nguko yikubise aragenda, ariko uwo arimo arabwira we yibereye muri game waza umubaza iki, ikahuze mugani we. Arimo arikinira game amubwira ati we ibyo ngibyo ni ibiki umugore, dore agahinda, kakamurenga, gake gakeya, tayari waza umubaza iki. Umugore nawe yatangiye kuba yagenda ajagashaga ibintu byose, arimo aravuga ati se ndimo ndareba cyangwa ubwo yatangiye kuba yagenda ashaka imiti ngabe yanywa, arimo arumva umutwe ngo utangiye kuba waza uhindiramo umuriro gake gake. Ubwo yatangiye kuba yashaka ibinini ngabe yabinywa, ariko agatangira kuba yavuga ati se ko ndimo ndumva ngiye kuba narwara we, ndimo ndumva ngiye kuba narwara, kandi Rui yaza kuba ari hano, nukuri aba arimo arandefanda cyangwa se ari ku ruhande rwanjye. Agatangira kuba yakibuka ukuntu Ru yabaga arimo aramufasha amubwira ati sheri umeze neza, ubwo umugore yari arwaye, akaza amubwira ati Ru umeze neza. Ubwo nuko nguko yazaga akamubwira ati we ntugire ikibazo, nukuri ubwo ndi hano ngendaza kuba nakwitaho, ntugire ikibazo, reka nzi mbe nagushakira imiti uri buze kuba wakoresha, si byose sheri. Ubwo ngubwo akamubwira ati reka mbe nakugirira nkuzanire imiti uri buze kuba wanywa n'ubu uri kumva umuriro ari mwinshi, siko bimeze se. Ubwo umugabo yari amwitayeho cyane, kuba atararebaga yari amwitayeho, ariko uyu we barimo barabana, waza umubwira iki ko we yanarakaye cyane. Umugabo agakabakaba agatangira kuba yashaka imiti ngo ahereze umugore we, akayumva ngo yumve iyo miti kuko yaba ari iya nyayo, ariko akumva wapi ntago arimo arayumva. Iyo yagahaye umugore we ngo abe yakira, yarakabakabye reka nta kuyumva, ntago arimo arayibona. Arahiga tayari dore ngo arayibura, akumva ati se uyu nguyu yaba ari we koko. Akagerageza kuba yakumva kuko ntago arimo arareba, ariko agatangira kuba yamwenyura ati ndawubonye umugore we yari ameze nabi, ku buryo no kuba yakibonera imiti yiwe ahantu iri atari kuba yabishobora. Ariko umugabo utareba akamwita, akagerageza kuba yamukorera ibintu byose, ariko nyine we ntiyigeze abiha agaciro. Ariko kureba neza n'ubundi imiti yari irimo yari mikeya, ntago yari kumumaza kangahe. Yahise avuga ati reka mbe namuhereza iyi ngiyi. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati Ruwo, ati akira imiti yawe, akira imiti, uraza kuba wamera neza numara kuba wayifata, ndabizi neza, dore ngiyi, akira Ruwo. Ubwo yatangiye kuba yamuhereza gake gake. Umugore yari ameze nabi, ariko arimo arabibyibuka ukuntu byabaga bimeze mu gihe umugabo yabaga ari arwaye, ukuntu yageragezaga ibishoboka byose akamwitaho. Ariko uyu nguyu hawo barimo barabana, we yanaguceka, aba yibereye muri game waza umubwira ibiki, niki wamubwira. Ubwo umugabo yatangiye kuba yamubwira ati ngwino tugende kwa muganga, niba nta kintu birimo biratanga ngwino tujye kwa muganga. Ubwo umugore nyine we nta kintu na kimwe arimo aravuga, reka imiti yarazi ko igiye kuba yamugwa neza, ahubwo arushaho kuba yarimererwa cyangwa se yamera nabi. Atangira kuba yamubwira ati ngwino tugende. Ubwo agatangira kuba yamubwira tumeze neza, ariko umugore nta kintu na kimwe arimo arasubiza, reka nta kintu arimo arasubiza. Ukamenya ko nyine ibintu bitoroshye, ibintu bimikomeranye. Yatangiye kuba yamureba akamwitegereza, akamubwira ati sheri ibintu biramera neza, ariko umugore reka nta kumera neza, arimo aratengurwa. Ikintu utakizera ni umubiri uraguhinduka, ibyo uraguhinduka. Ubwo umugabo yatangiye kuba yamubwira ati Ruwo, yewe Ruwo urimo uranyumva? Ubwo nyine ukamenya ko umugore we reka nta kumwumva ntabyo. Umugore disi ararembye, yararembye icyo gihe. Undi akamubwira ati nukuri uracyashyushye cyane, ino miti nta kintu irimo iragufasha, reka mbe nakujyana kwa muganga babe bakwitaho, kuko ubu ngubu ntago umeze neza, ngwino nkujyane kwa muganga. Wakibaza ngo agiye kuba yamutwara ute? Reka turebe ukuntu agiye kuba yamutwara, kandi atareba undi ameze nabi. Undi yaramubwiye ati ngwino tugende, tayari. Ariko urukundo yakundaga uno mugore nta wundi muntu kuri no si wakunda, bigeze ahangaha. Ubwo yaramuhetse
atitaye ko atareba, ikatarimo arabona undi akamubwira ati Ruwo witonde wiyiteho kandi ntuze kuba wagira impungenge, njyewe ngiye kuba nagutwara kandi ndakugeza kwa muganga. Siko bimeze, ngiye ndaza kuba nakugeza kwa muganga amahoro, wiyiteho, njyewe ndabikora. Ubwo umugabo nuko nguko yamumanuye, kandi ikirenzo barimo baramanuka ku masikariye. Dore ukuntu yamanukaga umera ameze nk'uri muratera zigizage kandi ahetse umuntu. Dore nuko nguko yamumanuye ngabe yamujyana kwa muganga. Ariko ikirenzo ntiyigeze abihereza agaciro, yabifashe uko abishaka, abifata uko yumva nyine yakabifasha. Ariko siko byakagombye kuba byagenda. Umugore baramukundaga cyane, ariko ahari nawe agatangira kuba yavuga ati Ru. Ubwo nyine ni mu mutima arimo arabitekereza, akibuka nyine ibyo bintu byose, agasigara aho ngaho arimo arabitekereza ukuntu umugabo yahoraga amwitaho. Ubwo nuko nguko hashize akanya umugore yahise ajya kwihengeka, abyutse ariko yatangiye kuba yavuga ati Mana yanjye, ko ndimo ndumva naniwe, bimeze gute. Ubwo yarabyutse yumvishe neza, yumva hari abantu barimo barasakuza mu nzu, cyangwa se hari ibintu birimo birasakuza mu nzu. Aravuga ati si ibyo ngibyo byo, ni ibiki byaba byagenze gute? Ibyo ni ibiki biri aho ngaho birimo birasakuza ko ndimo ndumva birimo biransakuriza kandi umutwe umereye nabi? Ubwo umugore nyine yumvishe hari ibintu birimo birasakuza, akibaza ati si ibyo ni ibiki? Umutwe wanjye ukomeje kuba wandya cyane, ibyo ni ibiki birimo birasakuriza hano mu nzu? Umugore nyine afite ikibazo cy'ibintu birimo birasakuriza hano mu nzu. Yareba impande n'impande akabona hawo ntawe arimo arabona, akavuga ati se ntawe uri mwaha ngaha? Ntabwo yigeze aza kuryamara ko ntarimo ndamubona. Ubwo yaravuze ati reka mbyuke mbanze njye kuba nareba ahantu yaba ari, kuko ntabwo ndimo ndamubona. Mbanze menye ibintu arimo ari hehe ubundi mbere na mbere. Agatangira ati hawo yewe hawo. Ubwo yagiye haramuhamagara ati hawo uri hehe? Uri aho ngaho se muri saro? Yewe hawo. Ubwo yagiye haramuhamagara ariko undi icwida ntavuga, kumva ubwo ibintu birimo birakoma cyangwa se birimo birasakuza, akibaza ati ibyo ni ibiki ko ntarimo ndumva umuntu, bimeze gute? Ubwo nuko nguko yavuze ati reka mbe najya kuba namureba, ntago ndimo ndamwumva arimo arakoma, byaba bimeze gute? Reka murebe uko yatashye. Niko yahise aryama nyine, ukamenya ko umuntu byamucanze. Ni gutya ibintu bigucanga, uko yatashye niko yaryamye, nta guhindura imyenda, gukaraba byo isi wabimubwira. Ibintu byo birimo biragenda bimucanga. Dore ngarabyuka utyo, tayari gutyo, agenda yikuruza, agenda gutyo. Ubwo kwitegereza neza yatangiye kuba yareba ati ngo guki ibi bintu ndimo ndabona se nibyo? Ubwo akavuga ati ye, aba bantu bose uru rusaku barimo bararushyiye. Umugore nyine yakubiswe n'inkuba, atangira kuba yavuga ati se ni ibiki birimo birajya mbere aha ngaha ko mbona abantu bakamejeje barimo barasakuriza aha ngaha? Tayari nuko nguko yaje yerekera, ariko arimo aravuga ati aba bantu bose barimo barasakuza n'abandi. Ubwo nuko nguko umugabo arimo aravuga ati twese mureke twinywere, tunywe, n'urupfu rutwara umuntu, twinywere gake. Ubwo ngubwo agatangira ati kabisa munywe. Ubwo abandi bagatangira ati Mana yanjye, ati hawe urakarame, hawe udukoreye ikirori. Ni ukuri bino bintu sinabyumva. None se ubundi sinumvaga hano hari umuntu ushobora kuba urimo uravuga ngo ararwaye, wamufasha ukamujyana kwa muganga? Wamufasha uwo muntu wavugaga ngo ararwaye ukamujyana kwa muganga? Undi akavuga ati reka ngiye ibyo ngibyo sinabikora, ntago ngewe nshinzwe kuba natwara abarwayi, ibyo ngibyo ni ibyanyu, mureke ahubwo twikorere nashaka fe, mureke twishimishe, turiragise, twishime. Ubwo umugabo nyine ukamenya ko nta gutekereza, ibyo ngibyo si ibyiwe. Reka nkubwire ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse ari kugushimisha, byaba byiza urimo urakora kuri like. Reka mbe nababaza, imbonereho kuba nababaza ati se ndamutse cyangwa se turamutse twumvikanye tukajya dushyiraho uduce tubiri ku munsi, ibyo bintu byaba ari amakuru meza cyangwa yaba ari amakuru mabi? Reka mbe nakubwira ati niba ibyo bintu byaba ari byiza, wakandika muri comment ukuntu urimo urabyumva cyangwa se igitekerezo cyawe
ukavuga ukuntu urimo urabyumva, tukaba twajya inama byaba bikunda cyangwa se muri benshi, kuko ikibazo ni igihe cyo kuba umuntu yazishyiraho ntizibe zarebwa, kandi umuntu aba arimo aravunika mu gihe arimo arakora ibintu ntibirebwe. Rero muvuge niba twabyumvikanaho tukajya dushyiraho tubiri n'amasaha yaba ari meza, tukaba twazireba nkubwira ati akandi gace ni ahejo, tuzinduke tukarebe. Ciao ciao.